ntabwo nzi uko ubigenza w'inama zingambanira uziremuze ntabwo nzi uko ubigenza w'imigozi impambiriye uyihambure ninduzi uko wabigenje urupfu rwa Lazaro ruhinduka ibitotsi bye ufite inkuru nyinshi zituma nkwizera umutima wanjye ushaka kukwegera narabimenye ko nta n'umuheza ijambo ryawe rya mbere ipfundo ryiza rimbwire ngaho rimbwire rimfata ukuboko nkareka kuzerera niyo byanshobeye nawe uzahomera ijambo ryawe niryo rinyobora neza rimbwire mana rimbwire bonye mu maso hawe umuco wawe urandasira kuvuga intambwe zanjye zabonye aho zikwiye guca sinsiba kumva ijwi ryawe rikunda kunyongorera rinyemeza gushibuka nubwo ndi igiti cyatemwe iti ndabibona kutonekara gusahumura ninjye uzakomora nzakomora 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 nubwo utonekara nzakomora nzakomora nubwo utonekara nzakomora. hari n'ikindi cyo gorana ubwoba bw'ubuzima nyine nubwo bwambaye nibwo bw'ubuzima ngo uraramuka gute ngo urambara gute wavutse wambaye ubona ukwita kandi iraje ibirayi irabiguhaye iki banza ugende kuri ndabirambiwe ubanze imana uyishake imana ikunda wazagera ugakunda ukuboko kwayo ngereka mbwe narwo njya mbureminga imana iyo yatinze kunsubiza nanjye ndabitekereza ndavuga ati se ntangire ukuntu umeze buri muntu wese ushaka ntabwo yambona uzare muri wese ugushaka kubona gusuzugura niyo uri umukobwa buri mungu wese ugutereta ukemera uri rushoshwe tiyo tubwizanye ukuri ubwo iyo mana ako kanya urayishatse urayibonye urayihamagaye kuri telefone irakwitabye iraje urayibonye imana rega ni umusitari ntabwo igaragara ntabwo ipfa kuboneka n'abantu bose banza uyisebe kagiye wowe uri seriye ngende ntabwo ni seriye nduye imyenda kenda yangofe irangofero kuko kujyana batanditse muri irangofero abantu bayiga nabayigarutseho baraje basura bashana ngo umuntu wigize ko musura inyuma murere ahubwo kwikoti nabuze ikoti rimbaho ibintu z'akazi okay rero nyine ni ibisanzwe gusuhuzanya no kuramukanya ni umuco w'abantu bose ngiye nabasuhuzaga kabisa nizeye ko mumeze fresh. How is Canada? Oh, it's good. How is Canada treating you? Is everything good? Yeah, it's good. Are you familiar with their meals? Like the food, how is it? Byaranze. Oh, a cow? You're not eating? Cyarimo uburyoherere arimo akantu kari sweet. Kesh kari too much. Ibishiri nabaye byabaka. Biba biri sweet cyane. Uburyohereye ubaho. Nuko namwe muri abaturage. Wese uri president? Yego guverineri. Ariko muri abaturage bivuze se ngo umuceri wabananije ikiraro. Wasigaye muremuze muri ni muri yose ugashira gupfa ku ruhande.
ushobora kurya ngo atazabyihorera ararobanuza aranarobanura iki yego abantu benshi birumvikana baba bifuza ko mubaganiriza. Icyo ni kimwe. Uyu munsi mwambwiye ngo tubesere ariko njye n'ababeshye bitangiye kunanira. Ndakomeza ngerageze. Rero nanjye n'abasende kuvuga ukuntu muhita mumwabona ibintu bishimye. Ego kubasere ni ukwirya ve. Ntabwo ari ukwirya, njyewe nabayisiriye mfite imvugo mvuga. Mfite imvugo nkoresha kandi ntabwo nshaka kugira ngo umuntu ntabwo telefone ko njyewe nabayisiriye. Kubasere ntabwo ari ukugurira amadorari. Ntabwo najunjamye tuje na dad tuje Yego. Okay. abakunzi bacu uherereye mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Burundi na Canada. Cya kiganiro twababwiye ko tugiye gukora nicyo kituzanye, tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo inyungu ziri mu kumenya Imana n'igihombo cyo kutayimenya. Inyungu ziri mu kumenya Imana n'igihombo cyo kutayimenya. Nicyo kiganiro tugiye kugirana. Nizere ko sound iri kuvuga neza, hari machinery iri kuvuga, ntivugiremo nyamuneka itubabarire cyane. Ese kimumesha kakari. Kiri kumesa se cyo ngicyo. Neza ko ari kumesa se. Ese ni iki? Koye. Ni iki? Wowe gusa nizere ko itari kubangamira abantu. Yego. Impamvu twifuje kuganira kuri no ngingo birumvikana harimo no gutumira abantu mu gitaramo tugiye gukora kindi cya Regina, onera ya Regina, tukibivuga bikiri mu mizo ya mbere. Nimba uri muri Canada cyangwa se uzi umuntu uri muri ibi bice bya Regina, Saskatchewan, muri ibyo bice yanava na Calgary cyangwa se Winnipeg cyangwa se Edmonton, akadusanga muri Regina kubera ko niho dukurikije. Nyamuneka itike yawe irakeneye kugira ngo igurwe nonaha. Link igurirwaho iri hano hasi ku kiganiro. Bazatarama mu masaha ari imbere make cyane. Ubu dukotoreye kuri kino kiganiro ari kuwa gatanu, bivuze ngo kuwa gatandatu hari igitaramo. Utaragura itike yawe yigure, duhurire Regina. Ariko n'ibya Edmonton biracyahari ndetse na Winnipeg. Winnipeg ku itariki 8, Edmonton 15. Tubigendanemo neza. Ariko so far Regina, please let's gather there and praise Jesus. Niko byakabaye. Ariko tukigera muri kino gihugu twagiye ahantu hamwe muri gahunda zimwe nk'uko nsobanura hano, dusangayo umumama w'umuzungukazi yatwishima avuga ati muvuye hehe, abonye abirabura yishimye. Nubwo tugiye muri Afurika turakora ibintu byo kuramya no guhimbaza ibintu ndabanza gusasira iyo ngingo kugira ngo abantu bayumve neza iby'ubukristo. Nubwo dufite igitaramo waza tugati mu music, rero waza mu gitaramo yavuze mu kigo kandi n'ikimana cyamaze nyine duble no ari seriye. Tambwa base wazaza base uzaza winjira uzaza urebe aravuga amwite ntabwo nzaza nyine ntabwo arareka aratsemba ati meze neza n'imana umuhumura ati meze neza. Biradukanga twaza umuka turi kumwe tuti nyamuneka n'aba bantu bakora Imana babaho. Yego kwa tugati twarabimenyereye, hari n'isengero ngo zisenga Satani. Niyo ukomeje kubaza cyane tamagara polisi. Kubibona naza gute abantu. Wani umujemye cyane uri kumutesha umutwe tamagara polisi. Yego. Kumasa. Nanjye ari mu zamasi ngiye ningira mu Rwanda nkamagara polisi. Yego. Iyo ukomeje ako ni Vestine yavuze nagabeshye. Yego nagabeshye. Ako nimba ari kwegereye igikuta cy'umweru nawe. Ntabwo uranye uri inzobe cyane wegereye igikuta cy'umweru. Oyangiye ku gatara sinama. Yego ni yungu yabaye akomeje kuba inzobe cyane ariko nta kibazo kadukomeze dukora. Oya simba. Icyo kintu rero cyatumye tuvuga tuti
ibi bintu tuba turimo hari igihe tutamenya imbaraga zabyo. Ibindi mu byikomereze twavuze gutya nyine twese tugira ide yo kuza fata ikiganiro tuvuga kuri iyi topic twababwiye ku nyungu zo kumenya Imana n'igihombo kiri mu kutayimenya. So nibyo twifuje kubaganirizaho, ntabwo byiciye kubaganirizaho, ntabwo naho tugejeje twiga. Hari n'abandi bazi kuturusha ibindi, bazi ibindi byinshi kuturusha. Ibyo tugiye kubabwira niho ubumenyi bwacu bugarukiye. Nyine tugejeje twiga cyane. Tujye kubasangiza rero. Gusa nawe uradufasha ujye tubaza bavuge ati gutya na gutya uduhaye nk'aho tugiye kuyobora ikiganiro. Ibintu ni initiative yayo. Oya, yobora ikiganiro cyangwa tuguhereze. Ntabyo mumpereza, ni initiative yayo. Cyangwa ariko uzi ko ari byo. Nese turibaza tunisubiza. Oya ndababaza. None. Ntabwo bivuze ko Akongera nabyo. Niyo bafunze business. Mukayijenje. Niyo wakuri muri umuna wawe. Mu gitondo bwakigenje. Aravuze tuti ikigaragara nuko kumenya Imana ari ubuntu bukomeye. Exactly. Isi tamenye cyangwa se kuvuze neza ariko. Yeah. Ni ingaruka zo twavuga. Tagira ngo. Ujye mugana kandi neza ukikaga. Nagajya kavuga Vestine abishikana. Ahita kuri comment kandi barakata. Muramukubwira Vestine mwene mama. Ikintu cyo gukata utuntu Dorcas cyaramuhabuye. Pe kuri TikTok byaramuhabuye. Kandi rwose kandi nisobe bakata ninge bakata. Uri bagukata mpuzo. Njya mugira inama. Ako nashyira. Uri kumva? Navuga tuti kumenya Imana ikigaragara ni ubuntu bukomeye cyane buruta ubundi. Ariko hari igihe ugira impanuka waramenye Imana ntubihe agaciro bikwiriye, cyangwa se n'utayizi akibeshya ko kutayimenya ntacyo bitwaye aribwo buzima. Rero turavuga tuti nubwo buriya mukora indirimbo ziramya zikanahimbaza, niho twamaze kwerekeza ibijyanye n'imiziki kugira ngo bigire abantu umumaro. Ariko tureba dusanga ibiganiro tuganira abantu barabikunda cyane. Bavuga why not tukatanaganira kuri iyo ngingo yo kuba umuntu azi Imana n'ibyiza byayo. Abajene badukurikira, abantu bose badukurikira, at least mu bumenyi buke abantu mumaze kugira mu rugendo mujyanye n'Imana, mubaha ubuhamya bw'ukuntu Imana yafasha umuntu mu buryo bugiye butandukanye. Twibande ku nyungu zo kumenya Imana ndetse n'ibihombo biri mu kutamenya Imana. Aha niho rero tugiye kwerekeza ikiganiro. Uraza ko mangiyewe ya resi. Oya ngiyewe kameme ngiyewe. Sorry sinzi mpamvu nsigaye nkora cyangwa uherewe. Ngiye kamubwira sino kukubeshya pe. Ngiyewe ibi bintu bisobanukiwe vuba. Ushobora no kumara uri kumva ushobora no kumara igihe mu murimo utarasobanukirwa ukagendera mu kigare ukajya gusenga ukanafashwa banaririmba ugafashwa ariko utarasobanukirwa ibi bintu tugiye kuvuga. Si ukubabeshya ngiye bisobanukiwe vuba pe. Vuba hari n'undi uzi ko yabisobanukiwe kandi atarabisobanukiwe. nawe akaba azi yarabisobanukiwe. Yego hari umuntu wicaye avuga ati ngiyewe narabisobanukiwe gukira. Sindajeje ngavuga ngo ngwiki. Hari ahantu twigishijwe nabi mukungu. Hari ahantu twigishijwe nabi bakatwigisha ku mategeko cyangwa ku bubata bw'iki, bakatwereka ko Kristo nyine ni amagi twikoreye, ni nk'ikintu twikoreye cyahita kiguhitana. Kandi Kristo ni urukundo. Imana ni urukundo. Ndimo ndagira ngo rero tutabifatira mu kirere. Yewe cyane nakoraga akantu gatuma Imana iranyica kabisa. Iranyica. Iri joro ntabwo uramuka. Nkabona naramutse umwaka urashize nsisobanukirwa urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Ibi byose turabisobanura twatangira.
aha reka duhere kuri Dorcas ubwo urakoze ku ari no kungurana ibitekerezo nawe muntu uri kutwumva ufite ikintu uzi byandika muri comment yewe ndazisoma zose ntugire ikibazo icyo no muri koza ari umuntu ushinzwe umurimo wa comment hano twe tugiye kuvuga ukuntu akumenya naye bahamu nuko babazi ko uzabisoma mw'abantu mwenye mbabwiza ukuri ibintu munyandikaho sinjya mbimenya abantu banjye nkunda comment zabo zose mba nzizi zose mba nzizi rero andika muri comment niba ufite nawe ikintu uzi kuri ibi tugiye kuvuga utwunganire natwe tugira ibindi tumenya tukungukira iyo tunakosa udukosora nta muhanga muri ibi bintu reka duhere inzobere cyane ushobora ngo nutukosora ukazana ibikosa gusa byakumvikana turi abantu ariko nyine abantu ukora indirimbo musheri akaza yagize inzoga akajya location cyane drum ngo yazivugije nabi ni telefone cyawe rito oya kandi ni yireke arakijanje araje kandagira wayitore telefone yawe ra naga ariyo ni ikindi kintu wayitora gora ese wayireke wayibanye se ukuntu uteye wayibanye ko muri kunda nisi siningitaye Vestine man ni telefone kubisa siko okay nyiza ni telefone kubisa siko telefone kandi nifite gutya mu ntoki okay yego ese kuba ndi umuntu ukunda Imana ukunda umukristo mu by'ukuri bimaze iki ese kuba ntasenga bwo mba mpomba iki kaduhere kuri Dorcas urajya uvuga ingingo yawe ariko kugira ngo bitabe byo mu kigari wifashishe na Bibiliya utubwire iyo ngingo uvuze umuntu w'ishyigikira yego tugendane neza yego twagiye inyungu ya mbere numva ifite izindi zose mu bugingo buhoraho inyungu ya mbere wumva iruta izindi zose mu bugingo buhoraho sobanura wavuze tubisobanure mu ijambo ry'Imana oya urarisoma nyuma cyangwa se nushaka unahere kuri uwo murongo ariko ubanza usobanurire kuntu inyungu ya mbere iyo kumenya Imana yo kumenya Kristo iyo tunabyumva tubivuga neza biguha ubugingo buhoraho inyungu ya impamvu bibereza ubugingo buhoraho umukristo umuntu wamumenye umuntu wamwizeye arishwa cyane anabizi neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima buhoraho aribwo buzima twita ngo budapfa ubuzima butarimo icyaha ubuzima umubiri utabora umubiri utarwara umubiri nyine hari ubuzima buhoraho kandi burimo umunezero nibwo nyine umukristo wamenye Imana abazi ko ubwo buzima ari isezerano yasezeranije ukuvuga ngo inyungu ya mbere nuko ubuvuga uti nyuma y'ubu buzima nyuma y'ibintu byose biri kumbaho hari ubundi buzima buhoraho butarimo ibi ndi gucamo mbere yo witabaza Bibiliya ndumva aho ngaho ubwo harimo no gushirika ubwoba agira naho adatinya n'urupfu hari ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri ndiri bivuga mu gitabo cy'indirimbo ku mukristo wese w'ukuri gupfa ni inyungu kubera iki gupfa ari inyungu ukazi kagiye kuba ahantu hatari ibibazo hatari ukubura imyambaro hatari ukurwara hatari ukubura ibyo kurya agiye kuba ubuzima buhoraho butari ibibazo duhura nabyo niyo mpamvu gupfa ku mukristo w'ukuri ari inyungu ngo ari nawe azagera abaza urupfu ngo yewe warupfuwe urubori rwawe ruri abantu Bdannydrille bakarenze mu kintu ewe rupfuwe urubori rwawe ruri he nzahoraho kuko ahoraho umva ko tugatangiye neza ni ukuvuga ngo ingingo ya mbere ikomeye ku mukristo nuko aba afite inyungu yo kugira ubugingo buhoraho byanditse ntabwo byanditse ngo ubugingo buhoraho turavuga nyine hari umurongo ubihamya ubu ngubu turagendera ku murongo buri muntu avuga ikintu avuga aho byanditse icyo cyanditswe cyo basubije kuva kera pe kiri muri nkizi no mu mutwe Yohana 3:16 yego bavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho umwizera wese yego vuba niba utaramwizeye
bivuze ko kwizera Kristo Yesu biguhesha ubugingo buhoraho nuko ati nta n'indi nzira ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data atari njye umujyanye ntawe uzajya kwa data atari njye umujyanye ahangaha harimo akantu abantu batajya bibaza ariko byabaye birebire reka twikomeze tutajya inyuma mvuge karoroshye ntabwo ari karekare cyane umubwire umuntu ukuntu uvuga cyangwa dushake nawe wanditse ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data atari njye umujyanye ntawe uzajya ntawe ujya kwa data atari njye umujyanye yego twikomereze abo iyo ni ingingo iri very clear Dorcas amashyi yabo muri komenti bayamanure rwose shaye ngenge oya twese bwacu tugeze ku ngingo ya Vestine rega umenya byinshi reka mbabwire azabazwa byinshi hano nta muntu namuzi byinshi nzabwira Imana avuga ati uwo murogo twikuze oya sha nzavuga ati ngiye uwo murogo twikuze ngira Imana avuga ati ni ibinamenye nyine tubwira menshi kumenya Imana unambaze na kibazo yo ni inyungu ya mbere tubaze kubona brage mandi kuvuga ntabwo nabaje baje bajya ko tuba tugomba no gutebya reka gusa nanone umenya insho z'abagabo ni inyungu ya mbere yo kumenya Kristo Yesu nuko uba uvuga uti nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bivuze ngo uba ufite garanti ku bugingo uzabona ubugingo Vestine inyungu ya kabiri ikaba iyihe inyungu ya kabiri ni ugutsinda icyaha uragasobanura utuje reka nanjye mbanze nshake ibyanditse mbwira bakigushakira mu gihe uri kukivugaho njyewe ese ni ngombwa ngo mvuge ngo oya urasobanura bari gushaka icyanditswe cyawe ndakishakanye kimubwira bagishakanye cyangwa mwerekaho cyanditse abakigushakira kumenya Kristo ugira ubutsinzi hejuru y'icyaha reka mbibasobanurire gusa sinamenye ibintu byinshi ubutsinzi hejuru y'icyaha ntabwo watsinda icyaha utari muri Kristo Yesu yego uri kumva ikintu ntabwo watsinda icyaha utari muri Kristo Yesu nicyo kivuze ngo uri kumva ko mwana bwenge bwinshi ko oya turagufasha wumura nta kibazo ntabwo watsinda icyaha utari muri Kristo Yesu rero nuva muri Kristo Yesu icyaha kizagutsinda ubutsinzi hejuru y'icyaha bivuze ngo guma muri Kristo kugira ngo ubashe kunesha icyaha ntiwabasha niyo mpamvu muri Bibiliya ni ahandi wenda ushaka kumufata umugore ashaka ngo baryamana akirukanka ninde Yosefu yari hehe muri Kristo kugira atsinde icyaha yari muri Kristo Yesu rero ntabwo wabasha guhakana no gutsinda icyaha utari muri Kristo icyo nakubwira mwene data isunge Kristo kugira utsinde icyaha amen Dorcas nawe vuga gira icyo urenzaho mu gihe ari gushaka icyandikwa njyewe ukuntu mbyumva reka mvuge nanjye icyanditswe kimbwira ni gushakire kiri muri Yohana wa mbere 3:9 Yohana wa mbere 3:9 nuko ariko umusaraba aravuga ati byose birarangiye arangije anesha byose reka gisome naracyanditse umva ikintu gikomeye Yohana wa mbere ibice 3:9 haravuga ngo aribyo nari mvuze ngo ubutsinzi hejuru y'icyaha kumva umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana intare byari iki intare ihene byari iki ihene impyisi byari iki imbwa byari iki ihene ituraga inkoko ituraga iki inkoko umushwi cyangwa yego ipusi bwagura iki ipusi imana ibyara iki imana bisobanura oya ni njyewe iki kintu njyewe komata komata
bishatse ko umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha. Ntabwo ushatse kuvuga ngo ntiducumura. Kuko ntabwo ushaka kuvuga ngo twege tubayeho mu buzima budacumura. Naho twacuma tugashibuka. Ntabwo tugenda ngo tuvuge ngo icyaha ngo niko tujya ngo twicaranye nacyo ngo turagikunze ngo turyowe n'icyaha ngo turakenjoyinze cyane. Ahubwo twege turongera tugashibuka. Iyo wamenye Kristo ukamenya ko Kristo ari nka papa, ari papa wawe, ntabwo ari nka ni papa wawe. Kandi ntabwo reka nkubwire imbuto y'Imana ibikurimo. Imbuto y'Imana ibikurimo kandi ntibora cyane. Nta nubwo uzanarebe niyo ukoze ikosa kuri mama wawe nyine ntagakwanga. Uyuje kuvuga ati mama mbabarira, arakubabarira ko ni mama wawe. Rero Imana ni umubyeyi wawe. Niyo ukoze icyaha ukagaruka irakubabarira cyane. Niyo mpamvu bivuga ngo twebwe twabyawe ni Dorakavu ndi umwana w'Imana ishinga Vestine. Gisekuru cyo kwa Yesu. Haleluya. Amen. Urumva niyo mpamvu Satani ntago aba gifite ubushobozi bwo kutwaza igitugu. Ikintu gitera ubwoba Satani iyo umaze kumenya ko umwana w'Imana Satani nta n'ikindi kintu iyo washaka kubaho mu buzima bwa Kristo, kuko Kristo yamuteye ubwoba. Buriya Kristo ukuntu yaje ku isi akamugerageza agakora icyo akavuga atoya akamutsinda. Rero iyo wabashe kuba mu buzima bwa Kristo ugomba gutsinda Satani, kuko Kristo agubutsinze warangiza nawe ugatsinda Satani. Ubwo twese turamutse tumenye icyo kintu, tukimenye tukisobanukirwa. Bano baza ngo bari guhanura baragute ngo ugiye gushaka abahanuzi ngo baguhanurire, oya uri umuhanuzi w'ubuzima bwawe. Byo kuza kugusaturira ngo barahanura ngo Imana irakuvevenuwe ngo oya uze minikita ntuzagwanzira. Nzanye ngaranginduye ujye ugira uku ntukagire uku ugira sibyo rata. Ntabwo urasobanukirwa wowe, nibyo tugiye kuvuga hano. Sobanukirwa wowe. Iyo ni ingingo ya kabiri Vestine asobanuye. Amashyi menshi muri comment, very clear cyane, bivuze neza. Ariko nye nkunze ku Vestine yifasha akayishyira mu buzima busanzwe kabisa bikumvikana. Iyo ufite Kristo muri wowe, iyo wamwizeye naho wakora icyaha, ufite imbuto y'Imana muri wowe, ufite umuhuza wawe n'Imana yamenye amaraso. Niyo mpamvu uba ufite na garanti yo kumubwira ngo mbabarira, kandi akabyumva akakubabarira. Ntabwo uri umunyabyaha cyangwa se ngo ugengwe n'icyaha. Twakomeje. Iyo ni indi nyungu. No abantu bajye banabyumva ko tubihuze kugira ngo twihute n'ibihombo. Ukuvuga ngo iyo udafite icyo uba ukibura nyine. Nimba utagifite uri umunyabyaha pe totaloma. Uzanacenjoyinga icyaha, ucenjoyinga ugisinda ukinezererwe, kuko ntabwo ufite umutima ukwibutsa. Twakomeje. Tuvuga igihombo cyangwa ibyo bihuza byose wanabivuga. Ibyo bivugira rimwe twihute. Ubwo bw'igihombo rero bimbata y'icyaha utarabije Kristo. Yego. Inyungu ya gatatu uhinduka icyaremwe gishya. Aho hantu harakomeye Dorcas. Kamwegera uhitse neza. Ngako nagataru. Bakabisha bashaka. Bisobanure neza. Inyungu ya gatatu umuntu ugendeje amaguru n'amaboko, ufite amaboko amaso bisanzwe, abicyaremwe gishya ate. Ikintu kirakomeye. Ntabwo bicyaremwe gishya ngo ubyibuhe ngo uzana amatama ngo uzana ngo binzobe, ntabwo ari cyo binyeneza. Yesu akidupfira ku musaraba twabaye byaremwe bishya. Twari abagaragu, twari imbata z'ibyaha, ntitwari twakamenya abo turi bo, twari tukibaswe na bya bintu tunyuramo. Ibi byaha ari byo Vestine ari kuvuga cyane. Ubwe muri kamera ntundebe. Uriya muri kamera ntukandebe. Turebana n'aba bantu uri kubwira. Uhinduka icyaremwe gishya
na Bibiliya bivuga nuko ntabyibuka nibyo Abakorinto ba 2:5-12 ndakeka ngo ibya kera biba byarashize biba byarahindutse bivuze ngo wowe utitaye ku gisekuru cy'iwanyu wowe nk'inzoga wowe ubeshya wowe umusambanyi ubuhindutse ntago Yesu agira inzika ntago akubara ngo namupfiriye ariko yanywaga inzoga oya ibyo bintu nabyo byarapfuye nyine izo nzoga zarapfuye ubwo busambanyi bwarapfuye kuri wowe uko kubeshya byarapfuye ubwo buryarya byarapfuye wabaye umuntu mushya ahubwo ikibazo ni urabizi neza ko umuntu mushya urabizi ko wabaye cyaremwe gishya ese niba warabaye cyo ntago ari Abaroma Abakorinto kasa mbashaka ngabo misema jya we komeza uvuga bamushakira basobanura bagushakira kumva iyo wahindutse icyaremwe gishya ibintu byose imitekerereze iba mishya iyo wahindutse icyaremwe gishya utangira kuba ubuzima bw'ubumana iyo wahindutse icyaremwe gishya utangira kugira imitekerereze ya Kristo aba ari icyaremwe gishya ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya ibya kera na Bible bivuga ibya kera ni nko kuvuga ngo ejo nakoze ikintu ibyo bibaye ibya kera biba bishize n'ibyo ukoze mu saha yashize byashize byabaye ibya kera na Bible ivuga ko ibya kera bishize rero nta mpamvu ufite yo kwijudginga ngo bimeze gutya ngo nari meze gutya oya uri umuntu mushya wabaye icyaremwe gishya ugomba gukora ibishya ugomba kuba ubuzima bw'ubumana ugomba kugira imitekerereze nk'iyari muri Kristo kuko wagiye mu gisekuru cya Kristo amen abakikurebera mu by'iwanyu bareke pe ngo abakindi bagira oya bandari abakindi bagira oya turi wabi Musanze ukajya muri Canada turi nawe dukomeze ntugezweho wowe mbese Dorcas 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 kakomeze nzamwunganira n'ubundi azavuga nanjye mfite iyo bigeze ku bintu bisaba ubwenge ubigenda bite ubwo nyine igihombo kiri mu kutamenya Kristo ubwo twabimenye ubukiri wawe undi ubukiri mu gisekuru cy'iwanyu ubukigizwe ubata n'uburiwe ubukigizwe ubata n'ibintu unyuramo n'ibintu iwanyu munyuramo ntabwo uba ugifite imitekerereze nk'iya Yesu tukiri aho ngaho ugiye kuwundi murongo ugiye kwiha inyungu yindi tureke kuvuga inyungu tujye tunavanga n'igihombo urakivuze uvuga inyungu uvuga hari akantu nshaka ko utarenga aha ngaho akantu ko icyoba ubwoba mu buzima buriya hari amajwi menshi twumva dutera ubwoba uraroswe urapfuye arana uzahajya wese watsinda wanyuze nde muhanga uvayo byambayeho nyine amajwi y'ubwoba mani yego bivuze ngo Dorcas iyo utarisobanukirwa uhora ufite ubwoba mu mutima ubugendana ntabwo ubuzuriwe ubundi ubwoba ni iki ubwoba ni abadayimoni si nk'abadayimoni hari n'umupasiteri wabyigishije aravuga ngo ubwoba nibwo bufungura abandi badayimoni mu buzima bwawe bwose ubwoba bufungura abadayimoni hari akandi kantu hari akandi kantu uhora n'icyoba cyinshi ndabaha ubuhamya yambayeho ntituwarenge nyine ikomereza araba agashaka nta kibazo ubu dutarutse inyungu tugiye mu bwoba oya reka nkubwire turacyari kuri hahandi ndakabuza gusa kagenekereza ubwo tugiye mu gihombo ikintu utica aka kanya niyo bwaba ubwoba ubwo bwoba utari kwica aka kanya nibwo buzagusenya nugera muri success yawe nugera mu bintu mu masezerano yawe Imana yaguhaye ubwo bwoba bwica aka kanya komeza muvandi ni ka kantu kavuga ngo intege nke utica aka kanya yego zo zikwica imbere yawe zizakwangiza mu gihe uzaba uri muri success yawe yego nibyo ngavuga twagiye tudata umurongo oya reka tugomba Dorcas washaka kwigisha nawe mbashaka kwigisha nka post ndi kuba ngiye kuvuga ikintu nanditse ngo tuvuge kuri iki my god oya sheri na cyoza oya ndakuzi ubwo twagiye ku bwoba oya
tugeze ku nyungu ya kane. Oya rero bavuge ku bwoba. Okay nta kibazo. Oya abantu benshi hano bagira ubwoba. Ariko akantu kubaye katwe gasimba kadoroka. Abajene benshi badukurikira. Sinabajene. Naje byambaye. Uzi ngo bajye bazimya amata. Sinabajene. Hari n'abantu benshi batashobora kuryama ngo basinzire. Ngo imitima iramfata. Ngwiki ariko iyo wamenye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe turara ahantu bamanika ibintu by'ibizimu hariya nidusinzira uravuga ngo uraryama ukizigura ukavuga ngo Kristo ambereye maso aho rero niho Dorcas agiye kwita neza akoresha no guhamya ngo yabo bari ubwo ibyo bintu ubwo ntabyo nanditse ubwo nta kiri kubanza bivugaho nta kibazo njyewe ubwoba ibyo bintu byambayeho cyane mwajya numva amajwi nyine nibyo umuntu abavuga nimunanjanja mu mbwa ngo muntu se nguzi Imana nta ndayizi ariko nagize ubwoba nkajya ngira amajwi none njya akambwira kamurapfuye future uri hehe urumva ayo majwi nkayumva nka nabira amajwi akambwira ati ntabwo uri buramuke abantu baseze oya Dorcas iyo twagiye kuri topic ni mube seriye nabaye seriye ubu n'ubuhamya nyine ashobora kuba n'undi muntu biri kuba cyane kandi si nagize ubwoba nkajya numva amajwi ariko mbwa kamurapfuye future uri hehe ejo hamagara abantu bawe basezeye urapfuye ntejo hawe ufite birarangiye ubona nyine amajwi menshi ambwira ibyo bintu ndabugira ubwoba nkajya mfite n'ijambo rishyigikira ibyo bintu banza urangize reka vuga iryo jambo nkagira ubwoba mbiganiza umuntu umwe w'umushuti wanjye usenga ndabimubwira amereza ibyanditswe njye nsoma nyine njye nsenga bivuge mzature nature ibyo byanditswe dadi nabyature ariko nasobanukiye iyo watuye icyanditse ku munwa utaracyatuza ubumenyi ufite mu mutwe cyangwa utaracyatuza umutima ngo uvuge ngo iki kintu ndakizi neza ndi kukivuga nta kintu kimara uri kukivuga mu magambo kandi satani ntago yumva ntago avuga ngo ngari kureba areba umutima uri gukora iki kintu cye kinatinya ariko umunwa ntabwo yamutinya nabyatuzaga akanwa ariko umutima utarabyemera iryo jambo riri muri mfite ahantu nabyandika ariko uravuga ngo ntitwahawe umwuka w'ubwoba ahubwo twahawe umwuka w'urukundo ubu n'imbaraga niba ari no kwirinda ubu kareba kugira ngo utagasoma nabi Vestine nawe abashaka icyo akavugaho akantu k'ubwoba cy'icyo hari abantu barara bakije amatara bikarambaye wazihita ariko ni ikizimu kiguhagaze imbere kimeze uko rero sinibyo ngibyo byo kuvuga ngo ntabwo ari by'abazimu gusa shaka nkubwize ukurana benshi hano barabigira cyane nanjye byambaye kandi si kera ntibasinzira birirwa banigana n'ibintu birirwa barwana n'ibintu uri kumva ariko umenye Kristo sheri wanyu ibyo ni byose uragira hari n'akandi sinibyo wenda kubabeshya njye bameze neza kabisa sinibyo ngibyo byo kuvuga wenda ngo uratinya imbaraga z'umwijima zidasanzwe hari n'ukuntu kubera ubwoba uvuga ngo ejo nzarya iki ejo nzambara iki ngo ndabahombe yego ukambaye ni satani ayo ni amajwi ya satani hari n'amajwi ya satani gakwirwanirira ari kumva tekereza aho wavuye hatekereza ureba ahangaha aho ugeze ukubayeho ibyo bintu biri gutera ubwoba satani ngo urapfuye ntabwo upfuye hari n'akandi kantu ushobora no kuba ukiri mu buzima butari bwiza ugahora n'ubwoba ugahora wiga kandi uzanarebe umutima nusengana amagara iryo jambo ayo masengero ntabwo azajya arenga naribonye ijambo Timoteyo wa 2 avuga ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba ahubwo yaduhaye imbaraga n'urukundo no kwirinda ako kantu gasa neza Timoteyo wa 2:7 baravuga ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda Amen.